sister imeze biteze? Fresh. Mu gitondo se waruriye ko ntakubonagara? Ende gukora uturimo duke twanje bagano. Kwiz. Aha nago hatubura tu. Umuntu wababira uko nago hatubura. Hano se harakantu gahari? Ewe, ntacyo nkwisheje nagiye ariko. Shanyenza ari no kunyirira kabisa. Yego. Siye. Aha ko nta kintu gihari cy'ibikora. Shano ukabona ubuzima turi bubushobore se. Aya ntabwo turi bushobora kuko tugomba kurebera hamwe. Tukagira ibintu duhindura kuko ntabwo waguma hasi. Bava kuri step ya mbere ukagera no kuyanyuma. Ya ukantu usizemo kugira ikintu twahindura ubundi nanjye nagatekerezagaho. Hari nama numvaga ari akantu nshaka kuganiriza. Bari nk'agaki. Inama nshaka kugira. Urebye ibyo tubaye ntabwo ari sawa. Ubona nyine wagashatse nk'umugabo kuko umaze gukura. Umaze gukura ubundi se kumwicwa n'inzara hano ntabwo byanshimisha. Wenda uramutse ugiye nko ku mugabo wenda njye nazaniye randa nk'umuntu w'umusore. Urabizi abasore turashakisha. Ariko se wowe atari ikibazo. Ni ikibazo. Ako ntabwo ari ibintu byo guhita nyine dukora vava akanya. Kubanza tukabitekerezo nyine tukabiganiraho. Twungurana ibitekerezo nk'abana bavuga. Njye narabitekereje ntabwo nari kubikubwira ntarabitekereje. Ahubwo njye numva naje kubikubwira. Ari kujyanye bigire uko bigenza. Nta gitekerezo ufite wenda ntabwo nk'iminsi nk'ingaho ukabitekerezaho ukambwira. Ariko mbona bidashimishije kuba reba wowe ntabwire. Nanze ngo watetse reba. Nta n'ikintu kiri mu nzu. Gusa urukora ubuzima ari sawa nyine. Usigara ubitekerezaho bigisubizo kuko njye najya kukubwira nabitekerejeho. Ubwasigaye nahawe. Sibyo? Okay, njye hano hejya ku muhanda gatoya rero. Njye kureba nimba n'icyo twararanye none se wowe ndukora. Mama nakubwira ngo ugende. Sare kanze njye ara ku muhanda gato. Sigaro biganira. Ndakwemera reka. Ya. Kira nawe mugirira gukundana. Ariko noneho mara yanjye nagorwa kabisa. Ubigeze ubwo noneho brother ngira biriya bintu koko cyane kugira ngo ajye abona ukuntu yinjiza abakobwa hano. Sawa ndongera nkuvugishe reka mane bwaye na madame sibyo? Wihanganye gato ya mane mvuge ku by'umuryango gato we. Sawa. Asa abantu baba bamagara telefone umwanya. Ntuzike kari abagore. Abagabo nta bagore mvugana nabo mbone muri business y'akazi. Ngoreka izina ryiwe se. Bagiye umenya ko maze gusaza abana babiri ntabwo. Oya nta kibazo ahubwo se bari abana batabonye batekerezaho ngo nta kibazo. Kandi wasanga ngenge mbona uriya mwana wacu muto. Ari we yakurikiye. Kuko imico mbona ni iyawe. Ako ntabwo ari mbi. Gusa kandi akintu wakora tukabyara akana k'agakobwa kumbona abahungu nabo ubona nta kibazo. Kare kabiza turiho ntabwo ari yo kubyara. Ese kubizi neza ubu nabangisama ko. Ngisama se kuba ufite imyaka 82 bishatse kubuza nta gusangira bakabyara da hano wakabyara numva nta kibazo wawe. Uzi ko ngiye kumara imyaka 25 tutagira. Ariko nawe madamu no kugira iki. Ibyo bintu ndikubwira urabizi sibyo? Ariko umugabo utera n'abana. Nasi nta kibazo bitwaye. Sajya umenya ko tumaze gusaza. Umugongo ndacyaba ufite. Njye mfite umugongo ukomeye. Ahubwo se tubipanga gute? Kuri ibyo se warumbwiye. Bana bankubeshye. Ko wa mudamu. Urabizi ko mukunda ariko kandi ko kubyara ko ntabwo byakunda n'ukuri. Katubanze ducutse barese ubona Diedone watakiri muto oya. Sikiramo kubyara. Nyine nuko ndi kumva ushaka donda howe. Cyo ntabwo kubyara. Nase ndashaka no mugenda muri ikibazo. Nitaguye. Ngo ndaje. Ahubwo se uwa muhungu mukuru yagiye. Sinimba bahari. Ndavuga Kristo yagiye ko Mwiriwe. Kristo. Komera cyane Kristo. Mama. Usiba wiriwe mwana. Nagiye kureba petit frère. Ubusibye ibintu wambara ntibizakwica amatwi. Ukunda kujyanyisha amatwi. Reka wambara tuganire. Mwene wanyu ari. Mwene wacane hano nyuma ari kuvugana n'inshuti zo ikaraje. Okay. Wari umeze neza ariko? Imeze neza papa nta kibazo. Ariko nawe usigaye wambara nk'ikirara. Ntabwo nk'umuntu wawe. Bati ndabura
agereka kumukira abana rero hasa nabazaga siporo namubazaga ibaze ko ari gushaka ko mukurikira ari kubona mumaze gusaza ku buryo mwana umaze gukura koko izi n'amahirwe bisubiyemo sibyo kuba uvukana n'uriya muhungu wenyine ubwo ntabwo bikubangamira kugira mushiki wawe ntabwo wumva byagutera ishema birambangamira ariko mumaze gusaza sinzi niba byashoboka njyewe ndacyafite amaraso ibyo mbamubwiye cyangwa ushaka ijye kumushaka ahandi hantu yirirwa kuri fone ntiva ku gutwi njyewe ubu yaranancaga byaranyura aha fone ntiva ku gutwi se wumva hari umugore turi kuvugana cyangwa undi mugabo wo ku ruhande ngiye mvugana n'abakozi nabibwirwa n'iki kuba vugana n'abakozi none bano baba mu rugo se cyangwa ntabwo ari abo mu rugo ye aho nkora ntahuze mwana mujye munyengera ishyano na bwushi ariko papa mumaze gusaza nyine kandi ko kubyara mumaze kuba babiri bakuru hajya ufite imyaka ingana yamaze kugira imyaka 21 nkurusha imyaka 20 sibyo mama wakurusha imyaka ngahe si 14 none uri gutuvuga ko akuze imyaka afite yemerewe kunyura kubyara undi mwana ariko mwabiganiraho icyo mukundira mwana wanjye maribeshya cyane turibeshya ariko njyewe wagabo sinjyewe ubahahira Iriwe mama komera cyane mwana ariko suza haguruka usuza umwana wawe ntabwo umukumbuye komera cyane muhungu wanjye uramaze pe mama komera cyane papa ntabwo umuhobera uramuhobera wicaye basi ahetse nkicara hano hagati usubaye mwana nari mbakumbuye nyuma nshaka kwicara hagati y'ababyeyi banje ndanabakureho dore mwana we nari maze igihe kinini ntababona pe yego sha meze n'ubwanwa hano uzi ko cya gihugu cyameze ubwanwa nahise mberuka kugenda nyine butaraza ariko ntabwo burutuko bwawe da ngaho utindebera ibisaza umaze kujya ngo cyashaka kubyara abandi bana ya mama gutyo naho uvuze nabo nise umusaza ko oya nako mwana navuga ubwa urenge ko umaze kungana ariko isi karacyashaka kubyara none se ntabwo avuga ukuri hajya mwana ufite imyaka ingahe yemeje kugira 25 ntabwo ari myinshi 25 none se mama wa ahera avuga ko dushaje kandi nta mwuzukuru ngira nakabaye wenda avuga ko nshaje mfite umwuzukuru nta mwuzukuru mfite none aravuga ngo nashaje gute nimara kubona umwana wawe nkabona umuriya nawe yarabyaye undi nawe yarabyaye n'undi nibwo nzagira ate nibwo nzafata umwanzuro wo kuvuga ngo turashaje wabyumvisha madamu gahunda yo kubyara hano ntayihari kubera ikiri kubyara mama buriya mwari muri batoya nako mwari mutaravuka mu masezerano njye nagiranye na so mu masezerano arananditse ko tutazarenza abana babiri kandi koko nibo dufite umva mwumve mbabwira amahirwe make yagize nuko nta mukobwa wabonetsemo ariko niyihangane namwe muri abana nese mama reka nkubaze ubu uri kubona twebwe twicaye twari dufite uwo duhamagara sister uri kubona byatugwa nabi basi nzababera sister mbabere na mama wanyu byose cyari ibyo bibwira mama ndagaba ari byo rwose nyine baracyana mfite imbaraga zo kubyara kubera iki uri kubyanga niwe mwana maze gusaza kiriya aho nagitoye niyo naragisuze nimba ntaragusuze wowe ubundi umwana n'uyu nguyu ufite ubwenge ariko wowe uri gutegera nk'umugabo ahubwo uranakuze hari impamvu urakuze rwose hari impamvu yawe yibwiye mu mahanga ubundi byaba arimo mba mbizi ntabwo babura kuba ahubwo se wagira inama wawe inama akava ahangaha iki cyara wenda namara kuhava nibwo azamenya ko n'undi wazavuye muri ubu ukagera namubwiye tujyane ngo ntabwo yasiga ibiryo by'iwabo ngaho yaba agiye ngo ntabwo yazarya nk'ahandi kumva nyine ubwo bishatse kuvuga ngo impamvu adashaka ko byara undi mwana ni uko ashaka gukomeza kurya gusa niyo mpamvu muri kunyohereza he ko ngiye ntasiga mama na papa hano ibyo arakamenya ntabwo nabasiga rwose nta mpamvu yaragiye iyi mihanda se twaraburanye cyane mama sigaho bahe shagera aho nyine gutyo biri aho ngaho ikivanyu kabisa mani ni iminsi nyine n'amasaha biba byanze
shaho nawe mpamvuze ngo reka nikoze kuri imihanda ndebeho gatoya je kureba uko hameze mana amaze kuruhuka asha mu rugo abari kumbowa mana mu rugo ababowa jagana byagenze ute se mani nta n'akantu kaba gahari mana kantu gute se mwana byagenze ute byimeze ntubizi mana kuko mu gitondo aranarya mana sha ibyo ni hatari mani nawe bitari inzara yo ni dani shaho imeze ford jadani ubuze hatari none se shaka ucacinsura mwana shaho nyine nibyo nkubwira iminsi yabaye hatari mani n'amasaha n'akazi nyine babyanze nyanga nawe oya nakukwanga mani ntago ari ukukwanga nta rukundo mani waransuraga ntukinsura oya mani ntago ari ukukwanga mani kugusura aho nagusura n'aka kanya tubivuganye nanjye gusura ntabireba ubuze aka kanya aranyuze ku muhanda cyakora wenda nko ku cyumweru waboneka cyumweru nazaza tukiganirira hari n'akantu ushaka kuzakuganirizaho nyine ubumve nk'umuntu wanyongereye nawe kameze ute se wangakiriza kano kanya nyine mani uretse kire kunsure tukicara icara hasi tukaganira nabibwira kano kanya ntago ari ibintu gusa ni ibintu byaganje wenda na nyine ibintu ushaka kuzakuganirizaho nta bindi rero na sister mani wese mfite ikihe kibazo kuko kuba mu gitondo ntararya mani shabe yabimbangamiye mani bikubangamira gute se cyakora mushiki bibaza ari wowe mushiki wawe akava mu gitondo akageza iyi saa atararya cyo byaguhangayikisha ibyo ni ikibazo cyaganje mani ariko nandi gushaka nyine kumugira inama ajye gushaka mani ibyo ni ibyo ngibyo mani aramutse ashatse urabona nawe uri umusani guca ngiye kumusana kuza imihanda guca sinabura ukomba ntago wabura kuko ubu nshobora kuza hano nkaba nakibona nk'idudu nkirira wese mu rugo ni ikibazo nyine ese urabona nari igisoro ubundi wambaye sister wawe ntabwo nagira kubera iki se ntabwo byakunda ahubwo wowe kubera iki se bitakunda uko nkubwira ubwo uzaza umuganiriza nk'umuntu w'inshuti yanjye umugira inama yuko yashaka umugabo nicyo kintu numvaga nanjye wanamumereza we namuguha ariko mani we n'ubundi ntacyo wamufasha kubera iki se ntacyo yababayeho nawe mama nawe ntakomeze mani hasi nawe imihanda ntitubashe yihuriraho nawe yihuriraho oya mani nawe ntabwo ari ukuvuga ngo ntacyo namufasha nta nakimufasha mani nabirenze wakimufasha ariko mani nyine sinzi wowe icyo nashakaga nushaka ukanamuganiriza nyine ku byo gushaka umugabo ukumva arabyemeye uzamura si yo ngingo ntakwemerera nibyo ntacyo nzamuganiriza uzamuganiriza zansore ku cyumweru ku cyumweru nzagusura urura muhungu by'amakuru ya sister burasime mutera ariko reka mureke sister ndabize ntazamwemerera shambonye imari kabisa wa mukobwa ndaje ariko kanze mite muhamagara wa mukobwa ndakwereka cyumweru nzaje kumusura ahubwo nzakwereka shambonye imari kabisa mbonye imari je muhamagara umunsi waramutse neza ariko ariko narengize mu munsi wapambaza ariko nta kibazo garafure none se kubona maze iminsi mike hano hashyitse nyine kandi n'ubundi ntabwo nteganya kuhatinda nyine akaganiro naje numva we na mama na papa murimo akiyese kandi kagaganiro nyine urabona gihe ndumva ko mama yabyara abona ka sister cyangwa undi petit frere nawe ukabona petit frere wawe umva garafure nawe ndagafire reka ntabwo byashoboka usubona mama igihe agezemo ari cyo kubyara none se reba ku myaka ufite ndakeka kuri kuzuza 21 abandi basore mu muri 21 bamwe ze bagiye za Kenya Uganda Amerika ariko wumva ko waguma hano mu rugo se bizakugeza he hano nzaguma garafure hano nzahaguma ewana kubera iki se uzaguma kuko nyine mbona ari bwo buzima bwo kuguma mu babyeyi okay urabona n'ubundi ngiye gusezera ababyeyi ngiye nsubireyo kuko yabambaye agakonje k'iminsi mikeya se wabyemera nashyika nka gushakira akazi ukaza basi tugakorana bisaba ababyeyi shange ndago nzava mu rugo tu ndago nzahava basi ngo nta kundi ariko ndi kubona akira akagofero ujye wambara ujye ukambara nyine n'ubwanze kuva iwanyu ariko uzabitekerezaho ntushakira akazi ndago ariko nzabanzana mbaze mama numve niba yemera mama nabyemera ngewe nzazamuka tu okay sawa narebe bari maze gusaza ntabwo ari cyane maze gusaza pe ndago ngewe nzava mu rugo ndibibaho ibintu ari no kumbwira ngo mama azabyara ariko ntabwo nzabyara nasigaye ko bankurikiza wapi ntabwo byashoboka nzagomeza mpakane ntabwo nzatuma
umeze fresh nguko shaho nawe warabuzima nuko izuba ribaye hatari shaho izuba risigaye ryabaye hatari ubona se nizeye mu gacucu nyine mbabona izuba ryabaye danje nizeye hano nyine mu gacucu nibereye kuri internet kwa no haba hari ntuzi cyangwa nawe ufite phone sha phone yo ndayifite ariko shari igikobwa mpamagaye mani cyanze kumfata umukobwa mani wandangiye umukobwa uri gushaka umugabo wafatishije barambwiye ngo nimurangire mani nyine uwo mukobwa ariko aranamuzi umukobwa ni sister wa Sani uramuzi se ndamuzi ahubwo mu kanya ngiye kujyaho Sani twari twavuganye ko ngiye kumusura aramushaka ngari gushaka umugabo mani wamundangiye mani se nawe ndi kumushaka ngo none mukurangira mbwiye ko ari kumushaka wavuze nanjye nyine nanjye yabimbwiye ariko numva nanjye najyaho mani ukuntu ni narabuze amahirwe se wo kumubona ubwo se ugiye kumurya se wamfashije ahubwo tugahura ahasha nawe ako kantu nomero ze ndazifite ariko nawe dadi ikibazo nta na phone mfite ngomba kumutsindira nge ndigendaho biri physical urigenderayo ndetse ubwo niduhurirayo ubwo urumva biri bugende duhurira ubwo nyine wazakunda wazamutwara sha ntawe rero ibyo bintu ubwo uramundiye se nimba ushoboye uzamubona nimba udashoboye ntizamubona ntacyo ubwo turareba utanga yundi ubu ngubu akanya turatandukana bitangiye nta phone mfite ariko ngiye guhita nyigura ninkayigura ndatira umuvandi baba sha nawe sha ntacyo urareba ubwo uramundi byabaye ngiye ntago uri bunange turebe ntago uri bunange turebe